Haleluya, haleluya. Ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana abane nawe. Nifurije umugisha w'Imana kuri uyu munsi mwiza Imana iduhaye ngo tuwishimiremo. Ni Apostle Nizeyimana Theogene gusuhuza. Turi wa mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo n'ubuzima, ijambo n'imibereho. Rero ndagira ngo dukome tugeze mu itangiriro cy'icyaho cya 4, ariko reka dusenge mbere yuko dusoma. Data mu izina rya Yesu tugushimiye kubwa buri umwe wese, tuguhaye icyubahiro ko data ko ari we murengezi wacu. Dusomera ijambo ukomeze ubaye natwe, uvugane natwe, ukware natwe, tubere umurengezi n'umutabazi muri byose mu izina rya Yesu musabye nizeye, amen, amen. Tugiye gusoma itangiriro igice cya 4, nicyo tugezeho. Haravuze ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati meshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemberwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi wowe byifuza ariko ukwiye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati ndabizi se, ni umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakirira ku butaka. Noneho uri ikivumu ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, wo kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamu cye n'inzerezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati igihano umpanye kiruta icyo nakwihanganira. Dore unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahishwa. Nzabica mu cye n'inzerezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati icyo gituma uwica Kayini azabihorerwa karindwi. Kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso, kugira ngo atagira umubona akamwica. Urubyaro rwa Kayini. Nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi, mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore we inda, abyara Henoki. Yubaka umudugudu awitira umwana we Henoki. Henoki abyara Iradi. Iradi abyara Mehuyayeli. Mehuyayeli abyara Metushayeli. Metushayeli abyara Lameki. Lameki arongora abagore babiri, umwe yitwa Ada, undi yitwa Zira. Ada abyara Yabaru. Abasekuruza w'abanyamahema baragira inka. Murumuna we yitwa Yubaru. Abasekuruza b'abacuranzi n'abavuza imyirongi. Na Zira abyara Tubarukayini, umucuzi w'ikintu cyose gikebeshejwe cy'umuringa n'icyuma. Mushiki wa Tubarukayini yitwa Namu. Lameki abwira abagore be ati Ada na Zira, nimwumve ijwi ryanjye. Baka Lameki, nimutegere amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba. Niba Kayini azahorerwa karindwi, no kuri Lameki azahorerwa inshuro 70. Urubyaro rwa Seti. Adamu arongera atwika umugore we inda, abyara umuhungu amwita Seti ati nuko Imana incumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kayini yamwishe. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Amen.
iki cyari igice cya kane cy'itangiriro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana. Mana, turagushimiye n'ubundi kandi ku gice cya kane. Komeza uduhe umugisha, uduhe imbaraga, uduhe gushobora, uduhe Mwami kwitanga kubw'ijambo ryawe. Dufate umwanya tuwukure mu wundi Mwami, dusome ijambo ryawe, turitega amatwi kugira ngo twunguke ubwenge. Urakoze kuri kumwe natwe, ukize abarwaye, abari kwa muganga, Mwami, ababaye, abahangayitse bose bagirirwe neza nawe. Reka buri wese abone neza yawe, mu izina rya Yesu bisabye nizeye, amen. Mugire ibihe byiza.